Rasta Double Fight umuriro uratwika Rasta Double Fight International ite big afite n'amazina menshi Rasta Double Fight International ite big size itagiye dagwa bitacini Rasta Double Fight umuriro sinzi wasi nanuka nyine urabyumva ni wawe ni kwako ni mora no umusore wikundira abagore Ekala mu yangu ndavyo mali kuzisema umuntu burya nakaje acinyuma ajya acimbere yerere acaho bamubona iyo cinyuma nibwo mugura raka acimbere bagose ubundi yemeye ingazi cinyuma ariko umugore yagwaye wacimbere Rasta ikintu kikumara ubwoba ukumva ko ugomba aho ugeze hose ugomba kurarana umugore ntutekereze ko umugore wo mu rugo nabyumva ari bubifate nabi niki nirihe banga ukoresha reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko ubu ugiye kumva hariya hirya umugore wawe hari ikindi kigabo cyamuvunaguye kabisa mbega ukumva ko bihawe umubyizi wabyakira gute wabifata Rasta niki bakuraho mu mategeko yasetinzwe umugore n'umugabo bagomba kugenderaho kugira ngo babane neza mu mahoro niki bakuraho wowe ukumva kabisa babikoze neza hello bantu banje ni Jabatist Official ubasuhuza hano ni kuri Jao TV show nk'ibisanzwe wowe umeze neza nagira ngo ushimire Imana wowe utameze neza kandi nkakubwira nti nta birenze nta byacitse nta kintu na kimwe kiba ku mwana w'umuntu atari plan y'Imana uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikamera nabi ni ups and down hasi hejuru hasi ubuzima nuko bwubatse ikiruta byose rero ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo muri ako kanya Rasta yes man ndagusuhuje cyane naye ndakukije kabisa wakwibwira abantu gute banyita Rasta Double Fire n'bisanzwe ni kwakundi kabisa yego Rasta Double Fire umuriro ayo mazina n'ay'ubuhanzi amazina yawe bwite nayahe amazina yanjye bwite banyita Twayigize Nason akaba ariko mfite irindi ndo muri Islam n'asiramutse nyuma banyita Bashir ubu baragusiramu ndo musiramu kabisa yego Bashiru yes okay anshuti bakunze ba Jao TV show rero urukundo ruganza iteka mu bantu turuhuza n'umuziki ndetse n'ubuzima busanzwe Rasta yes man ubu amazina yawe yandi nago turi buyite wonge ndakoresha Rasta kuko niyo mazina nzi ntacyo bitwaye kabisa ibyo zina ryamamaye Rasta Double Fire umuriro musabye wa mani moto yatwika wa mani Rasta yes ikintu kikumara ubwoba ukumva ko ugomba aho ugeze hose ugomba kurarana umugore ntutekereze ko umugore wo mu rugo nabyumva ari bubifate nabi niki nirihe banga ukoresha ibanga niko nabanje gutinyuka kuko iyo wabaye umusirikare atinyuka ubwo byo niba nabaye umusirikare byo naciyemo n'ibyinshi byo gutinya umugore w'umwe nta kintu yamba n'abarangirira bingeye none se yagerageje kubivugaho bigenda bite umuturisha gute mubwira ko nta kintu ajyanye ko ajyanye cyanjye ubwo rero najyana ibyo akabifata ate akaceceka nyine none yabigira ate ubwo niba zagusubiriza ubutomani ntabwo yagusubiriza ubuto nawe watijya kuba ari umukobwa ndetse iraza iragaragera reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko ubu ugiye kumva hariya hirya umugore wawe hari ikindi kigabo cyamuvunaguye kabisa mbega ukumva ko bihawe umubyizi wabyakira gute wabifata icyo kigabo bitewe nuko gisengera ko cyaba cyambiye icyo nari bukore uwo munsi ntacyo byambwira nka data noneho rero iyi nakumva ntacyo none se Rasta abagore n'abagabo bashwana bakanasenya ngo umwe yaciye undi nyuma wababwira iki muri make abo rero barwana ngo burya wabayemutse umuntu burya nakaje aca inyuma ajya aca imbere yerere acaho bamubona iyo uciye inyuma nibwo umugore arakaye kuko imbere ntabwo
ubundi yemeye inka zica inyuma ariko umugore yagoye waciye imbere hari igihe twigeze kuganira behind the camera urambwira ngo hari ikikobwa ngo uri gutelefona hari igihe ngo cyari buturuke i Musanze cyari buturuke kirarago cyashaka cyaragotoza kira cyabaye kirara kiragotoza kirenda ubundi yaza byari kugenda gute yaza koko no bashaka kubyara undi mwana ariko umwana ujya mu gatatu segonderi uzika agiye gusoza yego agiye gusoza mu mwaka agiye gusoza Jacques wowe nashaka kongera kubyara undi mwana umwe none se kutamubyarana na Imaki narayo nta mugore uzantwara wenda kabiri nzagira abana babiri kwa babiri nibyo sure ni ikintu narayo nta mugore uzantwara wenda kabiri rwose ngiye kandi nzabyara hanze niriye banga wakoresheje genda kubyirinda n'abagabo bakajya muri ona bakaboneza urubyaro ikintu mpamvu kwigisha umwana ukamwigishwa mu bumenyi ukamwisha amashuri umwana ngiga Akagera International School warayenze College Akagera International School Akagera International High School yes iryo riba ngira ngo muri Kirehe yego kwigisha umwana ahantu arayenze n'akazi iki nicyo kintu cya mbere bandwanira ishyaka ryo kugira ngo umwana yige ngire bake ariko bize bamenye ubwenge amafaranga yakura Rasta ndadoda imipira y'ibigo by'amashuri nkanorora n'inka ariko ubu ngubu n'ibigo akazi nkunda kuyakuraho nkishyura n'umugore nawe agakora nyine mama mwana umuryango wawe wavutsemo uba inaha Kabarondo papa na mama turanaturanye nta nubwo ari kure iwacu turaturanye n'abantu nanjye bose turegeranye papa wawe aracyahari arahari tu na mama bose barahari n'abasore n'inkumi baranahinga sure barahari papa wawe afite imyumvire nk'iyawe oya papa ni umukirisitu iyo utarabaye umurasta nyine wataraha umurasta wowe ni umukirisitu bisatse uraba kubona nka Babisi cyane wabona ko ndi umuntu w'ikirara nawe urayibona nka Babylon abona ariko wambara umunani cyane ntabwo abantu imyambarire y'ikirara wambaye neza ariko wambaye neza oya imyenda myiza inkweto nziza ihenze gusa wambaye neza bariya bango teke yo urakoze gushima mu kiganiro ngo wibale kunyirigo wibale gusima baba wibale kusima wibale gusima tuyogerana n'uruganda bawe uri ikiganza zakingisha nimenye ugiza nkwigisha nta kibazo nta n'ikiguzi nzagusaba ntabwo kigoye wowe ntabwo kigora icya mbere no kubanza kuvuga buri munsi ucyogera n'umuntu burunaku urugero uruganda nawe urumenya buri runaku ni itariki buri munsi urunaku no munsi ruwa ni iki buri runaku sembera igende ni ngwigiriza ujya ni ngwigiriza yavuze uruwa rero urunaku rwa uyu munsi urwa rero ubu uyu munsi ngo ni urwa rero Rasta ni ibiki ubona abantu baziririza ukabona abana bigize big deal kandi bidakaze mu buzima busanzwe si byo bagabo cyane cyane ari byo twivugiraho ibyo nakibona rero ngo umugabo ngo yaciye umugore inyuma cyangwa umugore yaciye ingumi zikavuga usanga umwe yatemye undi ariko buriya ngewe mbona ariko undi bakuru wakaye ko njye nabuze imyaka bakuyeho Shiba bwa ndamwe murabugande ngo yaribye na wa muhanzi w'umunyarwanda ngo niwe undi ni umuhinzi undi ni umurimo ngajya ukibambya ngo ujya ukihanyaguruka indi ukayiduri siporo ukamukoresha ngo nzendi milo gufara nzendi milo wanto niko kabara niko kurima nyine ugakora ugakubita imbaga ngo nzendi milo we fama rero ndababwira ngo ngajya kabiri icyuya agashyiramo imbaraga akazi ngagira ashyizemo ubukoryo ubwenge nyine ariko wimba ari nko kumukirigita abamwimyoza ngo nta kintu abavuze rwose ibyakora byose nta kintu abavuze barwariye utemye umuntu arapfuye baramushyinguye ngo kandi bo baragufunze burundu ubahungutse ki uwo murimo yahinzeho wabiki ariko mubibona tu Rasta ni iki bakuraho mu mategeko yasetinzwe umugore n'umugabo bagomba kugenderaho kugira ngo babane neza mu mahoro? Ni iki bakuraho wowe ukumva kabisa babikoze neza? Aho ngiye kintu mbona bashyiraho wenda gukuraho
ikintu mbona abantu ashyiraho kenshi na kenshi mbona ariko nk'umugore yajya gusezerana n'umugabo n'umugore akabanza akazana iby'iwabo akabizana mukabivanga ukabireba nimba ari isambu nangwa ukazimenya nimba ari ukazizana mukabona kuvanga umutungo kuko umugore araza kumuvanza umutungo aje iwawe uramuza kumuvanza umutungo w'iwanyu uwawe niba mushwaje mutandukanye gatanyapfa muragabana ibyawe ibyawe ntabyo uzi ntabwo uzajya kugabana uzagabana iki ibyo ari cyo kintu numbona cyo kintu wenda bakagishyiraho cyangwa bakagishyiraho ikindi bari baza basinyana kontara bagashaka ushatse kuzana umuco bagasinya kontara ukavuga ngo tugiye kubana icyumweru kimwe cyangwa nako umwaka wenda umwaka umwe cyangwa ibiri ubundi mwabona mutangiye gushwana mugahita mubireka mukigendera Rasta mu ndirimbo waturirimbiyeho nko ku ndirimbo zingahe zawe ni nk'eshatu sibyo reba muzu utakozeho udukubitireho imirongo nk'itatu ubundi dusoze ngo winaniza baby nakunze winanira ngo mwiza wanjye ni wowe nkunda kandi niwo mpora ntekereza n'igihe cyose niwo maza ku mutima nta wundi nkunda atari wowe negera ariko ngo navaga amazi sinigera burundi bawe singiye kwata inyimbo sinabasha kumva mu kindi ndakora ariko iyo ngiyo yitwa ngo iki winaniza niyo umuntu agiye kuri YouTube wakandikamo winaniza uhita uyibona gusa cyangwa se ukajya kuri YouTube search ukandikamo Rasta Dube Fire ugahita usacinga ukagera ku ngoma za Rasta Dube Fire muriro uratwika Rasta Dube Fire International hit big afite n'amazina menshi Rasta Dube Fire International hit big size itajya dagwa mitachini Rasta Dube Fire umuriro sinzi wasinanuka nyine urabyumva ni wawe ni kwako ni mora no umusore wikundira abagore Ekala mu bantu ndabyo mali guzisema ababeri none se Rasta impamvu rero ako kantu bakavuze kakananga nuko usanga umugabo ugerageje gukunda abagore benshi bamwita ikirara ugasanga arashwana n'umugore we urumva wowe nibihe bangukoresha ngena nuko ntabyo twaje kumenya iyo umuntu afite dread nizi ubundi Rasta urukundo ubujura ubusambanyi ibintu byose kuko urahita ikiri hejuru ya buri kimwe cyose nazo niko nameze kose ni Rasta naziza abamindiraho urukundo ubujura ubusambanyi kandi abasadinduka bitewe naho tugeze iyo ngeze mu bantu bari no gucoma ntabwo bakubwira ati urazi mwe tugucomeje bavuga ati mwana nabegera ahubwo nkabana keza nabara ko ari keza inyuma nkabwira nakora nko muvuka nkabwira ati mwana reka mbaye mucome mbagure wende nk'akantu njyewe ntabwo meze neza nashaka gucoma kubera ko nakanywa nyine nkahita nisanise nabo najya ku bantu bari kumwe rwabo kutakanywa se ubwo ntibahita bakwita babisi ntabwo abwira ko utakanywa wereka yuko utameze neza umuti wawe inshuti bakunzi ba Jayo TV show mbibutse ko turi abahanzi b'abanyabugeni bushingiye ku marangi twandika ku myenda ku mazu no ku bindi bikoresho byose bishobora kwandikwaho tudodera abanyeshuri ndetse n'abandi bantu basanzwe ariko byensire twibanda ku banyeshuri tukora mbega buri kimwe cyose gikubiye mu bugeni gukora kashe n'ibindi byinshi waba afite rero ibiraka nk'ibyo ngibyo dushushanya n'imfashanyigisho z'abanyeshuri ku bikuta by'amashuri yaduhamagara kuri 0788 Rasta turirimbira ku ndirimbo imwe utaturirimbiyeho mbega rite dusoza kino kiganiro ahubwo ngewe ndaje gusaba wazashushanyije nanjye nabikora ariko ukabishaka nk'igifoto kabisa nibyo bintu byacu tuzabikora nasaba n'umurenge ngagishyira hano ku muhanda no gusaba umurenge ahubwo icyo gihe tuzashaka babandi babumba ibistati bazabumba igistati cya kugushushanya nabyo twabikora ariko the best one ni ukukora monima yawe ariko ikibazo bakora monima y'umuntu nyine wamamaye uzwi n'abantu bose use gusaba ko bagukoreye monima wavuga ko wakoze iki ni iki nyine abantu bakuziho ngira ngo nzagikore ibindi banamenye
barazwi ariko nawe ushaka kumenyekana wowe ni ukugomba kuba ntacyo y'ikintu bakaba ko wamenyekaniya bakore baramenyekanye nawe ugomba kugikora utaramenyekana bagakumenya ukamenyekana ubundi nuko bakumenye nabyo niba turwaye akazi ariko uzaba ufite uburambe bw'imyaka ingahe uzagira uburambe utarakoze muri akazi agira uburambe Rasta abantu bashaka kumva indirimbo zawe zigiye zitandukanye atari ukunguku bagenda bumva akapera ugenda utanga bazisanga kuyihe cano yewe kubera ko cano yanjye ubundi wanditsemo winaniza byonyine uhita wazamo indirimbo zanjye winaniza gusa nta kindi kintu uhita wazamo indirimbo zose ukayikurikirana ariko amazina yanjye ni Rasta Dube Fire ariko indirimbo winaniza niyo abonye abafazi benshi rero ubwo ituma ariyo itegiye muri Rasta Dube Fire haza abandi mazina y'abandi bahanzi ariko yanditsemo winaniza niyo itizamo yonyine yisiganjamo izindi za winaniza yihitizamo izindi zikazikurikiye nibyo gusa Rasta ndagushimiye cyane kuri nawe ndagushimiye sawa tuzajya guhura ikindi gihe murakoze cyane ariko rero ariko no kutamaje ko giye no kubyara undi mwana giye no gushaka sherira bareo kibaruje utabimaje none se umugore se mwabiganiriye bigose wabo ubigitsemo ariko arangora cyane tu ni wa wundi se wahamagara rero uri gisenyi ariko umukobwa ndamukunda ariko yaranzengeje wowe uramukunda wowe nta gukunda cyasomezi kabisa niko nakajaza ngo tubike mu bikorwa reka kabisa aranchanse ubwo ntiyagukatiye ntabwo bizi baragatiye bane ariko ubwo ntiyagukubise indobo muri bagukubise indobo uri yangana waje bitese uva kubura umustar akobwa ubona beshi iyo akubise indobo ubona abandi iyo tagisiga utega indi utega indi nabo abanyamakuru bamuri nabo abanyamakuru neza Rasta wari uvuze ngo ugiye kubyara undi mwana niwe ugiye kumubyara ku muntu utaranakwemera ingobyi atararatera ubugori yaje rwose ngiye kubyara umwana ariko sinabona sheni neza baramugeza mu rugo numva se ufite ibyizere burya niba utekereza ikintu ugira n'ubushobozi bwo kugikurura burya ibitego byawe n'akanwa kawe kakura inzozi zawe ukaza byegereza ukabigeraho bitabivuze ntabwo bigeraho ubwo tuvuge ngo Imana ibigufashemo simbizi nimba ari Imana ni meza cyane igihe cyari bacha burya zagendaniraho nacyo kabisa yego umwami ukorera abigufashemo yes abigufashemo tubikundi Rasta urakoze cyane kabisa ngiye mwari kumwe n'ibyaho Jado Artist Official nkaba nari kumwe na Rasta Dube Fire International big site agidoga mutachi msajja wa mani tayikwata ko bye bye niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Jado TV Show rero ukaba usanze ushimishijwe n'ibiganiro dukorera hano wadukandira subscribe ugakanda like ukemeza ko wakunze ibiganiro byacu wakumva bigushimishije ukabisharinga abandi wakumva kandi nabwo hari ikiburamo ukaba watubwira uti muzongere mwibi kugira ngo ibintu byanyu birusheho kugenda neza jya muri comment section rero usigemo igitekerezo cyawe uri inshuti y'akadasohoka ciao tuzasubire mu biganiro by'ubutaha